haleluya haleluya. Ndagira nkubwire Yesu akorera mu muntu wamaze gukwetura. Mwene data urashaka kubona imirimo n'ibitangaza, murebanze ukweture kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bwawe, kugira ngo itara ry'Imana rikomeze kukumurikira. Ndagira nkubwize ukuri, ni wakora ibitajyanye n'ubushake bw'Imana, nta tara ry'Imana rizakumurikira, kandi ahatari itara ry'Imana, ahatari Kristo haba urupfu. Rokitaya BF4 la BNSTizo for Jésus. Ndumva imbaraga zo gukiza, ndumva imbaraga zo gukiza wahuri hose. Unkurikira neza untega amatwi. Twongeye kubasuhuza abakunzi, inshuti z'ibiganiro byacu za channel isi nziza, tubahaye ikaze cyane, turabakunda. Ndashimira buri muntu wese wafashe icyemezo cyo gukora subscribe akajya kurikirana ibiganiro binyura aha ngaha. Mu by'ukuri ntago ari iby'ubusa kandi ntago bizagupfira ubusa, kuko ku isi nziza channel ntago dufite imipaka. Umuntu ufite ikintu cyiza cyagira akamaro, cyagira abantu b'Imana akamaro, cyafasha abantu, cyahumuriza umutima, cyasa n'umutima, ikintu cyiza kizima, nubwo yaba ari politiki ariko nzima nziza, nubwo yaba ari mbese ikintu cyose cyiza, tukamushaka tukamuzana hano akaduha umwanya we, mujye mumukurikirana, kuko ntago umuhate aba ari ubusa. Umuhate wose ntabwo aba ari ubusa, kuko niyo umuntu ashobora kuba ahitamo ikintu kimwe akagishyiramo imbaraga akagikora, icyo kintu uwo muhate umusurikira mu kugikora, uwo muhate umusurikira mu gutanga izo message, ntabwo aba ari ubusa, haba hari impamvu. Rero niba utangiye ikiganiro ujye wihangana ugikurikirane ukirangize, kuko ntabwo wamenya aho igisubizo cyawe kiri, ntabwo wamenya aho ibyawe bihishe. Yesu abamugisha cyane. Rero nkuko mubimenyereye cyangwa se mumaze kubimenyera, tubatumiriza abatumirwa batandukanye, abakozi b'Imana baza kutubwiriza n'ibindi biganiro byiza byose byaba bifitiye akamaro umuntu. Rero nubundi reka mbatera amatsiko, tubafitiye umutumirwa mwiza, ushaka bwa mbere ugiye kumubona cyangwa se usanzwe umuzi utari umuherutse, reka uze kumutega amatwi, kuko afite package cyangwa se afite umutwaro w'ibintu atuzaniye kandi by'ingirakamaro. Reka rero tonze tumwakire abibwire. Turakwakiriye. Yesu ashimwe. Mbanje kubaramutsa muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndanezerewe kuba ndi kuri cyano insi ya none, kandi nejejwe nuko nje kugira ngo dusangire iby'Imana yampaye, kugira ngo bitugire umumaro twese, kuko ugabura n'ugaburirwa bose bagabana kimwe. Nkaba hari ijambo Imana yashyize ku bugingo bwanjye, iri jambo ririmo ubuzima bwawe, iri jambo ririmo byose nimwe bikubiye. Ariko mbere na mbere amazina yanjye nitwa Evangelist Gakumba Emmanuel Petero, ayo niyo mazina yanjye, kandi nkaba muri iki gihe mpagurutse kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Nta yindi mission data yigeze adusigira, ko yaratubwiye nubwo atariho nshaka kutuganira, Matayo 28:28 ngo mugende mubwiriza ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'insi, abemera amabatize mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera. Ako kari akanyuzemo. Ariko ndagira ngo mwene data huri, waba uri hano mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri mu Burayi, Amerika, Canada, Australia, Asia, Caraïbe, Pacifique, aho hose, iki gitondo ndahamya yuko ari igitondo kidasanzwe. Iminsi yose irasa ariko ntago ihwanye. Ndagira nkubwize ukuri, muri iki gitondo uko kw'Imana kurakumanukira. Nejejwe rero ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Insi n'ijuru bizakunjwa bizakurwaho, ariko nta nyuguti n'imwe y'ijambo ry'Imana izigera itakara hasi. Reka mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dushima Imana kubw'iki gitondo kiza, kubw'iki cyumweru cy'umugisha Imana yadutegure kugira ngo tukishimiremo, tuyihimbazemo, tuyiramyemo. Data mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi,
mwami Imana igira neza, se umwami wanjye Yesu Kristo ukaba na se bwite, ndagushime ndaguhimbaje mwami wanjye kubw'iki gitondo cyiza uduteguriye kugira ngo tukurame tuguhimbaze tuvuge imirimo yawe itangaje wakoze. Mwami Imana nongeye guca bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, unyemereye Kristo mwami Imana igira neza, ijambo ryawe nta nubwo narihangara kugira ngo ndisengere ryabaye ntarabaho, ahubwo nyakuba mwami Imana ishobora byose, tunyura munsi yanduye tukanyura mu byanduye. Mwami Imana unyemerere aho birashoboka ko nza hano ko hari ibyo narebye bikancumuza cyangwa nk'ibyo nateje bikancumuza, ariko mbere na mbere unyezaho n'aba data ntagaragara neza. Unyemerere nyakubaha iri jambo ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa itaka, ngo niko n'ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa. Unyemerere mwami Imana ishobora byose iri jambo ryawe rimanuke rikore ikintu kidasanzwe mu bakobwa, mu bamama, mu bapapa no mu basore, mu basaza no mu bakecuru no mu bana, kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umunezero. Mwami Imana ishobora byose unyemera aka kanya abantu bari ku mugane y'isi bagiye gukurikira ijambo, buri muntu wese muri iri jambo harimo umuti ukiza kanseri, muri iri jambo harimo umuti ukiza diabete, muri iri jambo harimo umuti ukiza sida. Mwami Imana ishobora byose muri iri jambo harimo umuti ukiza akabaro n'agahinda. Mwami Imana unyemerere nyakubaha uhumanure data imitima y'abantu yahumanijwe n'umwanzi, unyemere aka kanya ufungura imitima yabo, ukingura amatwi yawe kugira ngo iri jambo rimanuke rireme igitangaza muri bo. Turaguhimbaje data, ducishwe bugufi aka kanya kugira ngo hishyirwe hejuru none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nejejwe n'Imana kuri uyu munsi wa none mu buryo butangaje, kuko ndumva umunezero udasanzwe wo kugira ngo sangire na bene data ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo turisangire. Ndagira nkubwiriza ukuri mwene data aho uri hose, ni ukuri iri jambo ukiryumva ndakurahiye ububembe bwose wawe ufite ku buzima bwawe sinitaye bwo ari bwo bwose, ariko mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi urabona ukoko kw'Imana ku buzima bwawe. Imana rero yampaye ijambo mu gitondo nza kugira ngo turisangire. Wowe ugifungura telefone yawe ukore subscribe, iri jambo ni ukuri ukiryumva rirakuremera igitangaza ku buzima bwawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Samueli wa mbere igice cya 3 n'umurongo wa 3. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ariko mbere yuko turisonda jya nguhe topic cyangwa terime, iravuga ngo itara ry'Imana ntago rirakazima, itara ry'Imana ntirakazima, itabaza ry'Imana ntirakazima. Haleluya. Mwene data ndagira nkubwira aho uri hose urimo wowe nkurikirana ngo itara ry'Imana ntago rirakazima. Birashoboka ko hari aho ryazimye, ariko ndagira nkubwiza ukuri itabaza ry'Imana ntago rirakazima. Haleluya, haleluya. Iki ni igihe Abisiraheli cy'umugaragu w'Imana, icyo gihe Eli abana be bakora n'ibyangwa n'Uwiteka, bataya kujya bakora ibiteye isoni, kugeza aho Imana yivuza ngo Eli ikintu ngiye kuzakora ku nzu yawe n'Abisiraheli bacyumva amatwi yabo azacura injeriri. Haleluya, haleluya. Kuko bakoraga ibiteye isoni, bajya naho batari gusambana kandi ari abakozi b'Imana, ari abanaziri b'Imana, kugeza aho Imana ibatse iryo sezerano. Imana ntago ijya yivuguruza ahubwo irigarura. Haleluya, haleluya. Noneho iza guhagurutsa umwana muto ariwe Samuel tugiye kureba, imuhagurutsa mu gihe kigoye cyangwa aboneka mu gihe kigoye kibabaje. Ubwo ngo muri Israeli nta jwi ry'Imana, nta yerekwa ry'Imana ryari gihari. Ndagira nkubwiza ukuri, ahari ibyaha Imana irahunga, ahari ibyaha ntago Imana iba ikivugana n'abantu, nta nubwo abantu baba bakerekwa, ahubwo ndagira nkubwiza ukuri aba ari igihe cy'umubabaro gusa. Haleluya, haleluya. Ni ukuri Imana yari yasezanye Eli
inzu y'ubutambyi n'abazamukomokaho bose. Ariko kuko igihe cyageze abana be bataya gukora ibyangwa n'Uwiteka, ngo ariko ngo none Eli ngo ntiyababuze. Icyo kibabaza Imana, iravuga ngo ikintu ngiye kuzakora mu nzu ya Isiraheli n'amatwi azacyumva azacura injereri. Haleluya, haleluya. Ariko mwene data ndagira nkubwire, mbere yuko wenda tugana kuri ijambo, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Samuel wa mbere ibice 3 umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, haleluya, sifa kwa Mungu, ngo itara ry'Imana ryari itarakazima, kandi Samuel yararyamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Haleluya. Itabaza ry'Uwiteka ryari itarakazima, kandi Samuel ngo yari mu nzu y'Uwiteka, ndetse ngo yararyamye uruhande rw'isanduku y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira nkubwiza ukuri mwene data uri mu nkurikirana ku mugabane wose w'isi, ndagira nkubwire ukuri, nubwo hari ba Eli n'abana babo bakora ibyangwa n'Uwiteka, ariko ndagira nkubwire yuko hari Samuel mu nzu y'Uwiteka. Samuel ashobora kuba ari umusore, Samuel ashobora kuba ari umukobwa, Samuel ashobora kuba ari umumama, Samuel ashobora kuba ari umupapa, ariko ndagira nkubwiza ukuri, nubwo turi muhe bigoye, nubwo turi muhe bikomeye, ariko ndagira nkubwiriza ukuri mwene data aho uri mukundwa mwana w'Imana, yuko itabaza ry'Uwiteka ntago riri akazima. Haleluya, haleluya. Uko Kristo yarari n'uyu munsi ni kari. Imana yakizaga indwara, n'ubu Imana yakiza indwara. Imana yatumaga ingumba zisama, n'ubu niyo Mana twiringiye. Imana azuraga ku gihe cy'intumwa, n'ubu niyo Mana dusenga. Imana ntago ihinduka, nta nagacugu ko guhinduka. Haleluya, haleluya. Nukuri muri icyo gihe igihugu cya Isiraheli, ngo Imana ngo yari yarabateye umugongo, nta jwi ry'Imana ngo ryari rigihari, ndetse ngo nta niyerekwa ryari rigihari, nta kumva ijwi, nta mayerekwa, nta kurota. Haleluya. Ariko ubwo nubwo byari bimeze gutyo, Imana yihagurukiriza umuhanuzi, yihagurukiriza umuhanuzi Samuel. Haleluya, haleluya. Ihagurutsa Samuel mu gihe kigoye. Abisiraheli bari bafite umubabaro cyane, kuko ntabwo bari bacyumva ijwi ry'Imana, nta nubwo la kutabi enestizo for Jésus, ntabwo bari bacyumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ntabwo bari bacyumva ijwi ry'Imana, nta kwereka kwari guhari, ngo hatari umwuka w'Imana abantu bigira ibyigenge. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe muri gitondo, ndagira nkubwiza ukuri mwene data, itara ry'Imana irakazima. Ndagira nkubwire, we ni wazimye itara ry'Imana urizimye ku bwawe, ariko hari aho itara ry'Imana itarakazima. Nubwo itara ry'Imana ryarizimye kuri Eli n'abahungu be Feniyasi na Hofoni, ariko ndagira nkubwiza ukuri, Samuel yari mu nzu y'Imana, ngo kandi yari uruhande rw'isanduku y'isezerano. Mu rusengero n'unde mwene data, urusengero ni jyewe, urusengero ni wowe. Haleluya. Isanduku y'Imana isobanura Kristo. Haleluya, haleluya. Nubwo turi mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije abagenzi, bamwe bakaba basubiye inyuma, ndagira nkubwiza ukuri, iki cyago cyateye isi bita corona, kijya kuza gihe nari nakibonye, mbona haza umuyaga ukomeye cyane, mbona ugiye guhungabanya haba n'itorero. Kandi nabibwiye abantu mu kwa 12 gutyo, no mu kwa 2, mu kwa 2 no mu kwa 4, ndavuga nti nabonye umuyaga uje, ariko uyu muyaga uragera ahantu hose. Haleluya. Ndagira nkubwiza ukuri, bamwe bavuye mu byizerwa ngo kubera corona, ariko ndagira ngo utangarize iki ngiki, nta kintu na kimwe cyagukura ku Mana. Paulo yarabivuze ngo, ariko ngo niki cyagutanya urukundo rwa Kristo? Nugupfusha, nukurwara, nugukubitwa, nugusonza, niki la kutabi enestizo for Jésus, niki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Haleluya, haleluya.
ijambo ry'Imana yatubwiye ngo itara ry'Imana ryari tarakazima, ngo kandi Samweli yari mu rusengero rw'Uwiteka, ngo kandi yari aryamye uruhande rw'isanduku y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndagira ngo ubwize ukuri, ba Samweli baracyahari. Mwene data aho uri hose umenye ngo ba Samweli barahari kandi baracyafite Kristo udafunguye. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ba Samweli mu Rwanda, hari ba Samweli muri Afurika, hari ba Samweli ku mugabane w'Uburayi, hari ba Samweli muri Amerika, y'Epfo ya ruguru, Canada, Australia. Ba Samweli barahari. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ubwize ukuri mwene data, Kristo ko yari n'uyu munsi ni kari, Yesu Kristo na nubu aracyakora imirimo n'ibitangaza. Je nabwiye abantu yuko ntazakorera Imana itavuga, Imana idakiza iyo sinayikorera, Imana idakora imirimo n'ibitangaza iyo sinayikorera, iyo si Imana. Haleluya, haleluya. Kuko umwami wacu mishoni yatangiye akora ibitangaza n'ibimenyetso, arinda asoza mishoni ye azamurwa akora ibimenyetso n'ibitangaza. Ndetse n'abigishwa aribo ntumwa nabo batangiye gukora ibitangaza bacyuzuza umwuka wera. Ndetse Petero na Yohana ngo bakimare kuzuzwa umwuka wera aho yaramanukiye bari mu nzu hejuru, mu cyumba cyo hejuru, batangiriye ikimenyetso y'umuntu yuzuye imbaraga z'Imana, nuko akoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Mukobwa w'Isiyoni aho uri hose, haleluya. Mujakazi w'Imana aho uri hose udukurikirana, haleluya. Mugarago w'Uwiteka aho waba uri hose, haleluya. Ndagira nkubwire, Kristo ko yari n'uyu munsi ni kari, nta gahinduka. Haleluya. Icyazanye Kristo ni iki? Yaje kugira ngo amareho imirimo yose y'umwanzi n'imikorere yose. Haleluya. Mwene data, niba hari cyari kikubabaje, ntabwo ari umugambi wa Yesu, uwo ni Satani. Haleluya. Kandi ndagira nkubwire, umucyo ninde, itabaza ninde? Ni Kristo. Kristo aho yageze umubabaro urahunga. Umwijima ni iki? Ni umubabaro n'agahinda. Umwijima ni Satani. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data, rokita ya BF4 la BNSTizo for Jésus. Ndumva imbaraga zo gukiza, ndumva imbaraga zo gukiza waho uri hose. Unkurikira neza, untega amatwi. Ntago naje hano kugira ngo nje gushyushya inkuru. Oya, ndavuga Yesu ndimo, ndavuga Yesu ukora ibitangaza muri iki. Ntago naje kwihimbaza, ndavuga Imana ikiza. Sigiye ukiza, ni Kristo ukiza. Waho waba uri hose ku mugabane w'isi. Haleluya. Icyazanye Kristo no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani n'imigenzereze yose ya Satani. Yaje kugira ngo abafite imvune zo mu mitima abavura izo mvune. Yaje kugira ngo ababoshwe n'umwanzi babohorwe. Mwene data, iri jambo ryakubohora. Itabaza ry'Uwiteka nirakazima, kandi Samweli arahari. Imana irahari kugira ngo ikubohore mwene data aho waba uri hose. Niba wari uboshwe n'uburwayi, mu izina rya Yesu uyu munsi urakiza. Niba wari uboshwe n'indwara kanseri, iri jambo ryagukiza. Niba wari uboshwe na sida, urakira. Niba wari urwaye diabete, urakira, kuko ndi umugabo wo kubihana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo Yesu ataba akora imirimo n'ibitangaza, ntago genda akaba nkurikira Yesu. Oya, mba narabivuyemo. Nanjye nkajya gukina teatire. None se hari wandusha gukina teatire? Nanjye nayikina. Ariko mwene data, nta nubwo turimo tuvuga Yesu w'amafaranga. Nibyo ni Imana y'umugisha, ariko nje kukubwira Imana y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire, Yesu akorera mu muntu wamaze gukwetura. Mwene data, urashaka kubona imirimo n'ibitangaza, murebanze ukweture kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bwawe, kugira ngo itara ry'Imana rikomeze kukumurikira. Ndagira nkubwize ukuri, ni wakora ibitajyanye n'ubushake bw'Imana, nta tara ry'Imana rizakumurikira. Kandi ahatari itara ry'Imana, ahatari Kristo, haba urupfu. Ndagira nkubwire, icyo gihe Finehasi na Hofuni bahungu aba Eli barapfuye, ndetse na Eli arapfa. Haleluya. Lakuta bine for la bine sti. Ahatari Imana abantu barapfa. Ahatari Kristo abantu biswa n'umubabaro. Ngo Eli n'abahungu babiri bose barapfa. Bazize iki? Bazize ibyaha. Haleluya,
haleluya, ndumva amavuta y'Imana, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva imbaraga z'Imana zimanutse kubohora abantu. Mwene data aho waba uri hose urimo nkurikirana uri online, ndagira nkubwize ukuri, nkuraho Imana nkorera yampamagaye, ntabwo iri jambo ribusiga ukomeze aho uri hose. Ikibembe waba ufite icyo ari cyo cyose, ikibembe waba ufite icyo ari cyo cyose, uyu munsi uragikurwaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Twongeye dusome irindi jambo dusanga muri Zaburi y'ijana na 19. Haleluya, Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'105. Haleluya. Ajya ngo amakuru ngo imbaraga zikiza ntaho zigeze ziri muri twebwe zirakora imirimo n'ibitangaza. Ndagira nkubwize ukuri, ni waba urwaye sida, waba urwaye kanseri, waba urwaye diabete, waba ufite umubabaro, uyu munsi umucyo urakuvira muri wowe. Uyu munsi imirimo n'ibitangaza. Ndagira nkubwize ukuri, wowe waba uri mu nkurikirana, nawe Sofia aho uri, numvishije ukurwa ku kidendezi umazeho imyaka irenga 6. ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ijambo nanone umva kuntu ritubwiye muri Zaburi, ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira zanjye zose. Haleluya. ngo ijambo ryawe ni umucyo umurikira ibirenge byanjye. Ndagira nkubwize ukuri mwene data aho waba uri mu nkurikirana, iyo ufite Kristo nta gusitara. Reka nkubize wowe uri mu nkurikirana, ubu koko kuri aya manywa wagwa mu mwobo, kuri aya manywa wagwa mu mwobo koko. Ijambo ry'Imana natubwiye ngo ijambo ryawe ni umucyo umurikira ibirenge byanjye, ngo ni itabaza rimurikira inzira zanjye. Reka nkubwire mwene data aho uri unkurikirana, reka nkubwire umuntu uri muri Kristo ntagayoba. Reka nkubwize ukuri, umucyo amaze gutwikira la kutabine stizo for abatandukanye n'umubabaro, abatandukanye n'agahinda, kuko muri Kristo harimo byose, harimo umunezero, harimo ubuzima, harimo ibyishimo mwene data. Kandi ajya nkubwiza ukuri, ukiri muri iyi minsi hari ibyo twasezeranyijwe. Aribyo Petero yamubaje ati, mwami ko twasize ibyacu tukagukurikira, tugasiga n'imiryango yacu tukagukurikira, ese ni iki? Arababwira ati, mukiri muri iyi si la kutabine stizo for muzagorerwa incuro 100, ndetse no mu bwami muzicara iburyo bwanjye mucire imiryango y'Isiraheli imanza. Ndagira nkubwire wowe dore ndakubona wowe wari ufite agahinda kenshi cyane, wari ushavuye la kutabi enestizo for, ariko dore imbaraga zimanutse gusenya iyo nkiki yari gushavusha. Mwene data uri mu nkurikirana, ndabona ufite agahinda, ariko uyu mucyo urakuviriye. Ndagira ngo utangarize mpano ubuzima bwawe, ibi bintu byari bikwabaje, uyu mubabaro wari ufite uhereye none la fasela. Yewe Kristo mwene Dawudi, data araje arahanaguye umubabaro. Dore Yesu ahanaguye umubabaro wari uri ku bugingo bwawe. Dore Yesu ahanaguye umubabaro n'agahinda wari ku buzima bwawe. Wewe wa mubyawe uri murankurikirana, wari ufite agahinda, wari ufite umubabaro, wabuze igisubizo. Ariko reka nkubwire, wowe wabura igisubizo, ariko Kristo ntagajya buri inzira, ntagajya bura n'igisubizo. Haleluya. Ndagira nkubwire wowe wari ufite agahinda, muri iki gitondo umucyo wa Yesu wakurasiye. Ahari amarira habaye ibitwenge, ahari umubabaro halakutabine stizo for habaye ibyishimo. Haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire itabaza ry'Imana yakazima. Ndagira ngo nkubwire mu Rwanda haracyarimo ba Samweli, imbaraga z'Imana la kutabine labine stizo for, imbaraga z'Imana zikiza zirahari, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza zirahari, imbaraga zitanga amakwe zirahari, imbaraga zikiza indwara zirahari, imbaraga zitanga akazi zirahari, imbaraga zitanga amahoro mu rugo zirahari. La kutabine stizo for, waho wari mu hose uri mu nkurikirana aka kanya, ndagira nkubwize ukuri, uwo mwijima wari ugutwikiriye uhere aka kanya la kutabine stizo for la bnstfo Jésus. Wowe wari ufite agahinda, ndabona wari ufite agahinda gakomeye cyane, ariko ndagira nkubwize ukuri, ahari agahinda hagiye kuba ibitwenge, ahari umubabaro hagiye kuba ibyishimo. Nkuraho Imana yampamagaye nkorera ku manywa na nijoro. Haleluya,
haleluya. Ndagira nkubwire ngo itabaza ry'Imana irakazimana. Ndagira nkubwire ijambo ry'Imana ni umucyo umurikira ibirenge byawe kugira ngo usitare. Nuri kumwe na Kristo ntago wasitara, nta nubwo wayoba, ntamwo wagwamo, ntacyo waba uri kumwe na Kristo. Kristo yiteguye kukuyobora inzira zose. Ndagira nkubwire ni wayoboza Kristo arakugeza ikanari. Ndagira ngo utangarize iri jambo mwene data waho uri hose. Wowe wamutanye n'Uwiteka, wowe wahamije Kristo, wowe wategereje Yesu, ugiye kubona imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Ndagira nkubwire jewe data yapfuye ndi umwana muto cyane, sinamuzi. Nasanze wacu bafite inka zirenga 500. La kutabine stizo fo. Ariko ndagira ngo ubwo n'ubuhamya ho gatoya. Nkuru mubabaro nubwo ba data wacu nizo nka zari zihari, ariko nkuru mubabaro ubupfubyi n'agahinda, kuko byageze aho urumva iby'imiryango bankura mu ishuri, ibya data ngira agahinda gakome cyane. Jewe najyaga ngira gutya nkikinga nkantu nkarira, naza abantu bakambaza ko amaso yatuke nkabwira ngo nakantu kangoye mu jisho. Haleluya. Ibe byose ariko ndagira ngo ubwize ukuri, umunsi nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nagiye kumva numva umuntu arambaze guhera hangaha nkwehe ikintu, ngiye kumva numva igitonyanga kivuye mu ijuru giye kubite mu gihorihori, nuzura umwuka w'Imana uhereye uwo munsi. Kuko jewe nakijwe itariki 6 z'ukwa 6 2010, mbatizwa 7 z'ukwa 8 2010. Ariko kuva uwo munsi umwuka w'Imana muraho haba kumangana n'ijoro. Reka nkubwire, ngiye ntago umwuka w'Imana mbaho kubera ko ngiye mu rusengero, ngiye umwuka w'Imana ntago mbaho kubera ko ngiye mu butayu, naba ndi muri bisi umwuka w'Imana abandiho, naba ndi kuri moto umwuka w'Imana abandiho, naba ndi mu isoko umwuka w'Imana abandiho. Reka nkubwize ukuri, itabaza ry'Imana ntirakazima. Imbaraga zikiza la kutabine still for Jose, izo zari zije kugukiza umubabaro wari ufite mu bugingo bwawe, zije kugukiza ubwo bubembe wa la kutabine still for la bn still for. Bega icyubahiro ntago cyakuza ububembe. Ndagira ngo ubwire umugabo w'ingabo za Syria n'Amani yari generali, ariko ndagira ngo utangarize yari afite ububembe. Haleluya. 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 Ntukarebesha amaso y'umubiri, ujye urebesha amaso y'umwuka. Bari baranyaze mu bise, bari baranyaze akana k'agakobwa kabwira Mukanamani, karamubwira kati ariko mabush iwacu muri Israeli hari umuntu ufite Imana yakuraho ububembe umugabo wawe, nubwo ari umuntu ukomeye ariko afite ububembe. Haleluya. 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 Namani nukaragenda. Izo nkuru murazizi uburyo Elisha amubwiye kwiduma muri Yorodani 7. Zira n'imbaraga z'Imana abaza kubyanga, ariko ageze abagarago baramuhatara bikora. Haleluya. Ngarangize ngo yidumo nicaka ari ngavamo afite umubiri nk'umwana w'imyaka nk'amezi nka 3. Haleluya. Ndagira nkubwize ukuri, ububembe waba ufite ubwo aribwo bwose, sindibwitaye ubwo aribwo bwose, ariko icyo nitaye ku mbaraga z'Imana zikiza ububembe. Jewe niringiye Imana iguhumana ububembe wari ufite. Haleluya. Haleluya mwene data uri mudukurikirana. Haleluya mwene data uri online. Haleluya. Ndagira nkubwire, waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, Canada, Australia, Asia, Oceania, aho hose Caraïbe, Pacific, uri mukurikirana iri jambo ry'ubuhanuzi, ndagira ngo nkubwire ngo itaraza ry'Uwiteka ntirakazima. Ndagira nkubwire ngo imbaraga z'Imana zacyahari, kandi ndagira nkubwire nubwo wenda bishoboka ari ababivanze, niba bishoboka ko hari nabo bakuvangiraho, ariko ndagira nkubwire ba Samuel barahari mu Rwanda. Ba Samuel barahari. Ba Samuel bashaka kuba ari abakobwa, ba Samuel bashaka kuba ari abasore, ba Samuel bashaka kuba ari abapapa mama. Ndagira nkubwire itabaza ry'Imana ntirakazima. Haleluya. Haleluya. Muri korona nabonye imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Abantu basanze ndiyo zakawi. Ndababwira nti rero nubwo mwatengwe mwagize ubwoba, kandi koko uzi kuba baze guma mu rugo abantu bose ari abashomeri, ariko ndababwira nti jewe mbonye igihekane bitarya la kuta BNSTFOGZ,
lo besikitaya binefo mbonye imbaraga z'Imana. Ndagira ngo ubwize ukuri abo twari kumwe barimo abitwa ba Charles sinatiya kubavuga, barimo bapa Nikori sinatiya kubavuga, abo bose bambabazi bamacyo babonye imbaraga z'Imana, babonye gukora kw'Imana. Ndagira ngo ubwize ukuri n'utari wigeze arya umutanzania muri ya mbere muri kona barawuriye kubw'imbaraga z'Imana. Ndagira ngo ubwize ukuri ibyo umaze iminsi usengera sinzi ibyo ari byo byose. Waba uri umwana w'umukobwa wifuza umugabo, ahangaha umugabo arimo, umucyo w'Uwiteka urakurasiye kuko umwijima wari ugutwikiriye, kuko igikasiki wa mwana w'umukobwa we cyari kigutwikiriye, abasore batarimo bakubona. Ariko ndagira ngo ubwire umucyo nakuta bine stizo for Jesus ukimara kukurasira aka kanya ugiye kubona imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 30 ku murongo ugera kuri 6-7 ngo ahari kurira kwabarira umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Ngo ijambo ry'Imana n'itara rimurikira ibirenge byacu. Reka dushima Imana. Nukuri ndumva imbaraga z'Imana zimo zimanuka, ndumva imirimo n'ibitangaza, ndumva amakwe arimo akoreka, ndumva abantu barimo bakira indwara. Wahuri uzaje kwa muganga uze uburwayi yaba ari sida yaba ari cancer diabetes, wowe uzaje kwa muganga ugende wipimisha kuko hamanutse imbaraga zikiza. Sinitaye indwara zari zose ari kuhera aka kanya hamanutse imbaraga zikiza, hamanutse la kuta b nstis of 4. ndabona Imana iri migaburira abantu, ndabona Imana iri migaburira abantu. No kuri umwanya amasaha n'umwanzi w'Imana, umwanya uradushiranye, ariko ibyo ari byose mu isogonda rimwe Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu rifite ubutwari n'ubushobozi, se umwami wanjye Yesu Kristo ukaba na se bwite, ijambo ryawe nitabaza rimurikira amahanga. Reka ijambo ryawe rimurikira abasore n'abakobwa. Reka ijambo ryawe data rigere ku bapapa n'abamama. Uwiteka mu nyir'ingabo ryomori mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimiye ko ryomora imitima ya benshi, ndagushimiye ko riramye imirimo n'ibitangaza ku bakobwa. Ushimwe Mana ya Ibrahimu na Isaka na Israeli, ushimwe Mana y'intumwa n'abahanuzi. Ndagushimire rero Mana, ukomeze uganze hose ku isi yose none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Wowe dukurikirana, reka nguhe nomero zanjye kugira ngo niwakwifuza ko dusengana. Jewe singira ikibazo, niyo zaba ari saa 8 ufite ikibazo wambwira tugasengana. Reka nguhe nomero zanjye ni 0 7 8 28 0 4 8 1 0 7 8 28 0 4 8 1. kandi iyo ngiyo ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Haleluya. Ufite tigo kamwe n'ufite tigo ni 0 7 2 3 8 0 4 8 1 0 7 2 3 8 0 4 8 1. Wowe ni wanyenera isaha yose genda umuvuga butumwa nta birongira uvuga ngo hari gihe ntakira abantu bakuta. kandi numvishije nkitanga n'izi nomero, numvisha hari umuntu wari ufite ikibazo cy'amafaranga, icyo Imana iragikemuye mu izina rya Yesu. Uzashima Imana ya Israeli. Wowe de numvisha wowe wari ufite ikibazo cy'amafaranga, Imana iragushubije. Uzashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Sijye uzashime data wa twese. No kuri mwakira ijambo ry'ubuhanuzi, umucyo w'Imana urabarasiye aka kanya mugiye gutangira kubona ubuhamya. Wewe wa mwana w'umukobwa aho uri hose wavuga ati ariko se jewe niki ko mbona ndi mwiza ariko nkabona nta musore. Uhere no munsi umucyo urakurasiye ugiye kubona imirimo n'ibitangaza. Wari umushomeri ubonye akazi, wari urwaye urakira. Dore icyo mbonye imbaraga zikiza. Uri we wese wari Kanombe, Masaka n'ahandi, sinitendwa yari yose, imbaraga zikiza zamanutse ziragukije mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. No kuri Imana ibaha umugisha. Turashoje. Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom, 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 shalom.